tumaze kugera muri ayo masaka tuyabamo umunsi wa gatatu tuyarimo nibwo interahamwe zaje ari abagabo bane ndabyibuka barangije boherezamo imbwa nanone ngo zidukuremo. Imbwa zije rero zirakomeza ziramoka mama aravuga ati rero nta yandi mahitamo reka gensoke nigaragaze baba ari igihe bica ariko mwebwe mubiho dushaka kubyanga ati mama natwe ntabwo dushaka kupfa tubabarire ndwijya hanze ati hoya imbwa zamaze kutubona kandi zirimo ziratuvumbura nta yandi mahitamo nizikomeza kumoka baramenya ko ahantu harimo abantu kiza nuko nasohoka nkitanga. Mama yakunda kuvuga ngo nibura ntagira umuntu urokoka mu bana banjye hazasigara ubara inkuru. Ubwo rero mama yarasohotse aritanga amaze kwitanga ageze hanze azamura amaboko aravuga ati rwose ninjye narindimo nimumbabarira ati nta bandi bari mati batabana bawe ati babana bawe mwari mwarasubiranye mu nzu ati batabana banjye bose barabishe barabamaze ati rese nabansohotse nimbwa ikankurikira yabizi ko harimo abantu ntihamemo atoka ati noneho ati ngwino tukujyane tujye ko kwica. Cyo rero nyuma namenye nuko abo bantu bamufashe ku ngufu bose uko ari bane baramuviyoye bamaze kumufata ku ngufu ntibanamwishe bamurekeye aho ngaho. Bwije witwaga ko ari mukuru muri twebwe ubona kurikiraga nawe yarakiri muto cyane aravuga ati ngiye gusohoka ndiye aho mama bamwiciye nimbona aho bamwiciye ati kuko bano bantu nabagome ati iyo bishe umuntu ntago bamworosa ati bamusiga yambaye ubusa cyangwa bakamusika nabi ariko icyo yatekereje ko bamuviyoye bakanamwica. Arangije arasohoka ageze hanze aragaruka arambwira ati nimuze mujye kumfasha mama aracyariho ntago bamwisha atari kameze nabi. Turasohoka turagenda tugeze hanze aho mama nyine bari bamuviyoreye dusanga nyine ni interi idafite imbaraga urumva abantu b'abagabo bane bose bamufashe ku ngufu urumva nta n'impuhwe bamugiriraga. Dusanga aracyari aravuga ati ikintu nshaka ati ni amazi yo kunywa ndumushaka amazi yo kunywa. Urumva kubona amazi byari bigoye mukuru wanjye yaraturushijeho akengeho gatoya yaragiye ajya gushaka umugezi hafi aho amaze kubona umugezi aragenda agongobora ibigongoboro by'insina kuri igitoki kisa nk'igicurika cyajeho kiba gifite ibigongoboro bimeze nk'agasahane aragenda arabivoma bibiri aza bitwaye mu maboko araza nyine mama turamwegura turamusomesha kutuzi atangira guhembuka buke buke arangira atubwira ati mwamfasha tugasubira hari ahantu twari turi atari ko ntituharare ngo buke ati kuko baketse ko hari abantu. Turamufata nyine urumva ukuntu twareshyaga no kuntu twanganaga ni kwa kundi nyine uvuga uti nibura ni namukoraho n'intoki arumva aragira morale. Turamusindagiza dusubira muri cya gihuru twari turimo niyo image ubundi itajya mva mu mutwe. Uno munsi yo twagize amahirwe yo guhura n'umubyeyi wacu twifuje ko tuganiriza ku mateka y'igihugu cyacu. Iyo tuvuze ku mateka n'igihe turimo ubona ko turi muri cya gihe ngarukamwaka twibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994. Ntabwo biba byoroshye turabakiriye. Murakoze cyane murakoze kunyakira. Nitwa Jose Mukeshimana navukiye mu cyahoze cyitwa commune Rusatira prefecture ya Butare niho jenoside yabaye mbana n'umuryango n'ababyeyi banjye n'abo tuvukana. Murakoze gusa mbere yuko dusubira inyuma ho gatoya twakwifuza ko mutubwiraho gake ku buzima bwanyu ngubu mubaye ese mwagize amahirwe yo kuba ababyeyi mubaye umutumire rusange. Ndi umubyeyi ndubatse mfite abana n'umutware. Ubuzima nta kibazo bugenda neza rimwe na rimwe tubikesha igihugu cyacu by'umwihariko na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Kagame Paul watumye tubaho tukarokoka tukaba tugejeje amagingo ye tumeze neza. Ni iby'agaciro cyane kuba mwarashibutse mwarabonye izindi mbaraga zibaturukaho. Yego ni ibintu by'agaciro cyane. Murakoze. Twifuje ko mutuganiriza ku rugendo rw'ubuzima bwanyu
ubuzima bwari butoroshye nyine muri 1994 ngira ngo wenda twihuse kugira ngo tunakoreshe igihe gitoya twahera mwatuganiriza gusa mugahera mbere gato ya jenoside yakorewe abatutsi mwe mubayeho ute mwe mubayeho mu muryango umeze ute mbere gato ya jenoside yakorewe abatutsi nari umwana agiye ariko byinshi ndabizi ndanabyibuka nakuriye mu muryango w'abana 7 na papa na mama ubwo twari 9 twari tubayeho neza twifashije ariko uko nakuze nari nzi ko nabonaga umuryango wacu wifashije ari iwacu kwa badata wacu n'indi miryango yacu kera mbere ya jenoside imiryango myinshi yakundaga guturana wenda uyu munsi tukaba turi nka hano kwa data wacu ari inyuma aho gato gutyo ugasanga umuryango ugiye uturanye ari nacyo kenshi cyatumye jenoside iba abantu benshi biciwe rimwe bitewe n'ukuntu twari duturanye so twari twifashije tubayeho neza kuko nakuriye mu muryango mbona papa ari umukozi wo mu cyahoze cyitwa Izayisonga ubu asigaye ari lab ubwo icyo gihe mwabaga he twabaga aho muri komine Rusatira niho twari dutuye ubu ngubu naho bita ubu ni akarere ka Huye umurenge wa Kinazi akagari ka Gitovu intara y'Amajyepfo ubuzima bwaragendaga bwaragendaga twari tubayeho neza nta kibazo twari dufite abavandimwe bose mwarabanaga mu rugo cyangwa abavandimwe bose twarabanaga mu rugo ariko jenoside ibaye turatatana kubw'impamvu za rusange ubwo nukuvuga ko jenoside mwese yabasanze mu rugo yego twihuse wenda ku myaka wari ufite watubwiye ko wari muto gusa ibyo byose urabyibuka igihe umunsi ndetse n'isaha mwamenye ko jenoside yakorewe abatutsi yatangiye iwanyu wari uri hehe byari bimeze nari ndi mu rugo iwacu kuko jyewe nakurikirwaga n'umuhererezi hanyuma jenoside iba icyo ntashobora yenda kwibuka neza ni ku masaha n'amatariki bitewe n'imyaka nari mfite ariko ku bantu twarokokeye hamwe ku bagenda batanga ubuhamya umunsi ku wundi mprofita kumenya amasaha neza n'amatariki kuko ubusanzwe twebwe ahantu twahungiye baturashe kuri 28 z'ukwezi kwa 4 nibwo interahamwe zigabye aho hantu ziratumara ziradutsemba 28 kuri 28 z'ukwa 4 ni naho twebwe twibuka iwacu aho dukomoka hitwa Isonga hari urwibutso ruri ahantu hitwa muri Zari Isonga rurazwi kuko n'ubundi baturasiye muri Zari wenda subiye inyuma ndatangira ku rugendo rw'ubuzima uturuka mu rugo kugeza aho twagereye aho twahungiye jenoside iba nari ndi mu rugo itangira bavuga ko indege ya Habyarimana bayihanuye ubwo nibwo urugendo rw'ubuzima rwatangiye ari nimugoroba nka saa 12 ngereranije haza umuntu kutuburira byari byo byose nubwo yenda icyo twita abahutu kuko aribo badukoreye jenoside ntago yenda babaye babi bose harimo bake bari bafite umutima muntu umwe muri abo bahutu wari inshuti n'iwacu aza mu rugo nimugoroba nka saa 12 n'igice gutyo abwira papa amujyana ahantu hiherereye urumva ntiyashaka ko abana babyumva ngo bahahamuke aramubwira ati byakomeye uyu mugoroba turi buze kwica abatutsi bibaye byiza mwafata umuryango n'inshuti zanyu mugahunga nubwo mutagwa kuri uyu musozi mukagwa ahandi ariko mutabibajijwe amaraso yanyu atambajijwe papa yahise ava mu rugo ajya kwa data wacu twari duturanye hitwaga kwa Karori aragenda arababwira ati nyamara bya bintu birakomeye ati mushatse mwarika tugahunga abantu icyo gihe jenoside ntibari bayizi babyibaje baravuga ati ibyo ari byo byose ntabwo yatuvana mu ngo zacu n'ubwo aba jenoside twakwihagararaho ubwo bigejeje nka saa 1:02 babona ibintu birakaza babona ko bya bintu biri seriye nibwo twahise tuva mu rugo iwacu duhita tujya kwa data wacu twese papa na mama n'abo tuvukana tujya kwa data wacu kuba ariho duhungira kandi twari duturanye tugezeyo hari igiti cy'umunyinya cyabaga ku irembo kwa data wacu bajyaga bagikoreramo misa ibyo bitaga umuryango remezo niho twese twahuriye n'iyo miryango yose duturanye turicara tekereza kuri ubwo buhunzi tugiye gutangira ariko none tukibaza ukuntu turi buhunge bataratugeraho ubwo bigejeje mu gicuku isaha ntibuka nibwo uwahoze ngo ari konseye wahoze ari konseye w'icyahoze
yitwa Kinazi, secteur Kinazi, hamwe n'abandi bantu bari bamuherekeje baje kutwica. Yego, baza igiti cy'umunyinya, hajyaga ku manywa habaga haryamagamo inka. Baje basanga turi benshi, ariko icyo nibuka nuko hari harimo n'imodoka y'icyahoze ari kwa Mene Rusatira. Iyo modoka yaje ngo irimo imihoro, nabimenye nyuma, harimo n'abantu bazanye ngo batwice. Bahageze basanga umuryango ni munini, birabagora kwataka. Ahubwo bagiye gusubirayo ngo bakate, baraje bagirana ibiganiro, urumva kujya kwica umuntu mwabanje kuganira nawe yakwiteguye. Ubwo nibwo imiryango yacu byaranze, barabananirwa. Bamaze kubananirwa barongera bafata imodoka barakata baragenda. Ubwo nibwo twabonye ko ibintu bitoroshye, tubona ko ari uguhunga tuve muri uwo munyinya. Hanyuma abari abasore mu muryango, abagabo baravuga twebwe ntabwo twapfa guta ibintu byacu ko tubonye, ahubwo twabahungisha abagore n'abana, twebwe tugasigara tureba aho byerekera. Nitubona ibintu ari amahoro tuzagaruka, tuzaza tubafate. Ubwo baradufashe muri icyo gicuku, batujyana mu kiliziya cyitwa ku Ruyenzi. Hari umupadiri w'umuzungu w'umunyakanada yitwaga Simari Korode, yabaga kuri iyo kiliziya, kuko n'ubundi ryari itegeko ko umuyobozi w'ikigo cyangwa se umupadiri cyangwa pasiteri acumbika ku rusengero. Ubwo twahise tujya duhungira muri kiliziya yitwa ku Ruyenzi. Kiliziya tuyigezemo, urumva byari mu rukerera, bo burakeye, twahunze ari kuwa gatandatu, n'ubundi bwacyaga ku cyumweru ari misa. Duhama mu kiliziya turavuga ati reka dukore misa, nibura tunisengere, nibaza ko twica batwice twiyejeje. Duhama mu kiliziya amasaha ya 3 saa 4 nk'aho misa itangiriye, padiri aza mu kiliziya nk'ibisanzwe, aza yambaye ikanzu y'umweru. Kumbi padiri yaje yatwiteguye, nawe yamaze kumenya ko abapfa ari abatutsi, yamaze kwitegura ko agomba nawe kutwica. Padiri Simari ageze mu kiliziya yarinjiye, ageze kuri alitayi, harabanza arareba, urumva umuntu waje mu misa n'uwaje yikoreye udufuka ahunze ni ibintu bitandukanye. Image yari itandukanye cyane, kuko urumva no hanze hari amatungo, inka, amahene, intama. Arangije arinjira asanga kiliziya iruzuye abantu benshi bikoreye utuntu n'iki. Aravuga ati yari umuzungu w'umunyakanada, nta Kinyarwanda yarazi neza, ariko yarageragezaga. Arangije aravuga ati se ko ndebe ibintu byahindutse muri hano gute, kuki mwahungiye mu kiliziya bimeze biti? Abantu batinyutse baramubwira ati rero twahunze, bari gushaka kutwica, duhungiye mu kiliziya ariko tunabonereho gukora misa. Padiri avuga ati none se kuki mwamubona hano ariho hari ubuhungiro, avuga mu rurimi nyine rutumvikana ariko babyumva, kuki mubona hano ariho bagomba guhungira gutya na gutya? Padiri avuga ndaje gato. Arongera asubira iwe mu nzu aho yabaga, ahindura imyenda, akuramo ikanzu yari yambaye, ahindura indi myenda. Araza, kumbi agiye gufata pistoli. Aragaruka, ageze mu kiliziya arabanza arajijisha, ajya kuri alitari nk'umuntu ugiye gusoma misa. Arangije ahita arasa hejuru, atangira kurasa mu kiliziya. Umva mbere ya jenoside kumva isaso byari ibintu bitoroshye, ntabyo twari tuzi. Uko arashe abantu bose niko basohoka bagwirirana bikanga. Jambo numva nibuka yaravuze ngo musohoke, ngo sinshaka abatutsi ngo mu kigo cyanjye, ngo Imana yabatanze, ngo nanjye ngo ntago ngo ari jye nakwihanganira ngo abatutsi mu rusengero rwawe, mu kiliziya yanjye. Dusohoka tugwirirana. Ubwo urugendo rw'ubuzima naho rwatangiriye, tubona nta yandi mahitamo, twambuka tujya mu cyahoze ari za Isonga. Duhungira Isonga mu kigo, turakambika nyine, twabonaga ko bitangiye. Ariko nubwo twari twahunze naho ku kiliziya, hari hajemo abantu benshi bavanze n'abahutu, ntibari bazi ibyo ari byo benshi. Ubwo twahunganye bose muri za Isonga, turagenda naho twigira mu giti cy'umunyinya, turakambika n'ubu harahari. Nka nyuma y'iminsi 2 ukajya ukabona hari imiryango icomotse ikagenda gutyo, ukabona umuryango umwe uracomotse uvuyemo. Ubwo yabaga ari yayindi idahigwa y'abahutu. Bene wabo barazaga bucece ninjoro, bakabashaka, bakababwira ati rega mwitandukanya n'aba bantu muri kumwe, uyu munsi wa none abantu bakeneye n'abatutsi kandi ntimuri mu mutayi. Ubwo urumva ntabwo byari kurenga iminsi 3 tutaramenya abantu bakenewe abari bo. Ariko ababyeyi bacu bo bari barabiketse, kuko wenda hari abagiye bahura na jenoside ya mbere n'ubundi yahekaga abatutsi. Baravuga ati uko bigenda si ubwa mbere ibi bibayeho, ndabizi ko umuntu uri guhigwa ari umututsi. Ariko urumva abo bahunze ni bamwe bagenderaga mu kigare,
batangira kugenda bava muri za risonga bagenda basohoka buke buke. Twamaze icyumweru aho hantu, ndumva twarahunze ariko wa gatandatu nijoro n'ubundi baza kuturasa batwishe ku wa gatandatu nijoro. So ubwo rero twakomeje gusitaragoringa aho hantu, urumva ubuhungiro tutamenyereye, inzara, imvura, nta biryo. Tubonye ko icyumweru gishize tubona ko byarangiye tugomba guhama aho hantu. Ubwo nibwo ababyeyi bacu batangiye kubaka utuzu two kubamo, nabyita utuzu basakaza ibyatsi nyine, mu buryo bwo kugira ngo abantu bajye bugama izuba, imvura wenda yo kuba nyinshi ku muntu. Uwo munsi nka saa 9 utuzu tukirangira twatangiye kutwinjiramo. Ubwo nibwo bagabye igitero kiza kwica cy'intera hamwe zivanze n'abasirikare, baza kwica aho hantu. Ariko nsubiye inyuma gato, intera hamwe zaza kubera ubwinshi bw'abantu bahungiye isonga bakaza kutwica, ariko bakatunanirwa. Baravuga ati baravuga bati aba bantu ni benshi, ntabwo dushaka gukoresha intwaro gakondo. Ubwo intwaro gakondo ni imihoro, amacumu, imiheto, ibyuma, impiri. Birasaba umusada, kandi umusada dukeneye nta wundi n'abasirikare. Ubwo urumva hari kajugujugu yaje kuza, bamaze kubona ko bitagishoboka, hoherejwe kajugujugu imena abasirikare baza bafite imbunda. Ubwo nibwo batangiye kurasa, urumva kumva isasu ku mutwe ukabona imbere yawe umuntu muri kumwe arapfuye. Nibwo twatatanye tugenda twiruka. Uwisasu ridakubise ngo rimwice, umuhoro gahita umutema. Uwisasu rinyuzeho nk'aha ku mutwe rikamuca wenda rikamukomeretsaho gatoya, iruhande rwaryo habaga hari umuturage w'umusivile ufite umuhoro agahita amutema. Twatangira abo twirukanka. Ubwo urumva nk'inkuru yanjye navugaho nuko guhera ubwo ari bwo nahise ntandukana n'ababyeyi banjye, tuburana kubera kwiruka. Urumva umuntu wese amagara baravuga ngo iyo buri wese iyo ibintu bikomeye buri wese asama amagara ye. Wenda tukira aho ngaho mu nkuru kuva watangira kutubwira inkuru, ndumva ari bo bwa mbere wari ubonye nyine ibibazo mu maso yawe. Ni nkaho bwa mbere wari ubonye intambara mu maso yawe cyangwa wumvishe amasasu mu matwi yawe. Uwo munsi wabibonye ute nkawe nyine ku giti cyawe utitaye ku muryango wawe? Kubona iyo imaje y'intera hamwe, kubona iyo imaje y'abasirikare n'imbunda n'amasasu. Mu by'ukuri nkanjye ku giti cyanjye byaranagoye kumenya ko ari guhigwa abatutsi, ko n'umututsi sinarinzi icyo ari cyo. Narabyumvaga ariko nkumva ntacyo bimbwiye. Rimwe na rimwe ku bwana bwanjye nari mfite numvaga birindyoheye guhunga, nkumva ni ibintu byiza. Wenda mbere ya jenoside abana iyo bajyaga mu mihana cyangwa ku baturanyi, ababyeyi ntibabikundaga. Baba bati wazerereye, bagukubite wazerereye. Noneho ubwo niboneraga nk'abaturanyi na bene wacu twese turi hamwe, nkabona turikinira aho twahungiye, nkumva biraryoshye kuri jyewe. Ariko mbonye hajemo ibintu byo kwica, kurasa, gutema, nahise mbona ko ibintu atari shyashya. Ndavuga n'ibyo ari byo byose bya bintu birakomeye. Ubona abantu bari gupfa umunsi ku wundi, ugenda ukandagira umuntu wawe bamutema, ukabukandagira umuntu yari akuri imbere, isasu rikaba rikunyuze ku mutwe ryiruka rivuga, ukajya kumva mu mugongo wawe urumva hagiyemo n'amabuye. Banyujiyemo bashyiramo n'amabuye menshi, urubyiruko rwose rw'abaturanyi rwuzuyemo ruzana amabuye. Ibyo ari byo byose iyo isasu ritagufataga cyangwa umuhoro umuntu akagukubita ibuye mu mutwe, wahitaga witura hasi ugata ubwenge. Nubwo wenda bari gukira, ariko abenshi twabaye ibimuga kubera ayo mabuye n'izo mpiri. Ese mbona ko bitoroshye, kandi kumva ko ku myaka yanjye ko ntandukanye n'umubyeyi n'ababyeyi n'abavandimwe, numvaga bigoye kuba nazaba mu buzima butagira umuryango. Ariko nta wari uzi iherezo ry'ubuzima. Twatandukaniye aho ngaho, turakomeza turiruka. Ababashije kugira amahirwe barambutse bakomeza i Burundi. Iryo joro bare bagiye Burundi, ariko ntabari bashoboye kumenya inzira, cyangwa bagiye mu Kigara akabona yisanze Burundi cyangwa yambutse Akanyaru. Ariko nkanjye uko nanganaga nge narizengurukaga, nakomeje guhungira muri iyo izarisonga, nkabona ngarutse hahandi badutemeye. Nkanabona imirambo igenda jojoba amaraso, abatari barangira agenda igihe umuhogo ugenda uhirita. Nk'uwo munsi baturasiraho cyangwa badutemera muri izari, igihe nahazengurutse inshuro 2 kubera kutamenya aho nge. Wahagarutse inshuro 2? Yego, nahagarutse inshuro 2. Nkabonamo n'abonzi bishe, abatari barangira, nkaba namujyaho nkagira ngo wenda nk'umubyeyi, wenda nkavuga niba ari umugore wa data wacu, nkavuga ati uyu muntu reka mubyutse ndebe yuko yakunda kumpisha, nkasanga byarangiye.
kuko naje no kugarukaho nihisha munsi y'umurambo w'umudamu wa data wacu, ariko yari atarahwana neza kuko aho ni naho bantemeye, ariko umuhoro baraje bari kumubirandura bagira ngo barebe ko atarangiye, basanga munsi haryamyemo ngewe, ariko nanjye amaraso yari yanyuzeho gutandukanya ko umuntu atapfuye cyangwa apfuye byari bigoye. Urumva muri ubwo buzima twamenye ubwenge, bituma uvuga uti reka nceceke, ndamutse nkomye cyangwa avuga byanze bikunze babona ko ndi muzima. Ugahita ufata amaraso y'umuntu batemye ukayisiga ahantu hose, mu mazuru, mu kanwa no ku maso no mu matwi, kugira ngo nunaza abone ko byarangiye. Ku myaka yawe mike ukamenya ko cyane rwose. Ubwo baza baje kumuhorahoza bakajya bamukata nyine, bakata kugira ngo nk'imihogo cyangwa umutsi ucike, uwo muhoro ukajya ungeraho, wangera nkavuga ati ibyo ari byose babonye ko napfuye, reka nceceke, niba nantema ndakomereka gatoya ariko nihangane. Ubwo nararindiriye burira, igicuku kiraba, ariko subiye inyuma hari abantu bagiye baza muri abo baturashe banadutemye, baje gusahura ibyo twari dufite twahunganye. Abo rero nibo babashije kugenda bica umuntu utahwanye neza, kuko yarazaga agafata nk'umuntu niba yambaye ibitenge akabifungura kugira ngo arebe ko yagiye afungaho nk'amafaranga, bakaza bakabona imirambo, yakubura yabona nyine unyeganyeze bakabona ko utapfuye bakaguhwanya. Abandi bafite amafaranga bakayatwara, abatwara ibikoresho twagiye duhungana bikeya, abo baje gusahura ibintu nyuma nibo bagiye bahorahoza abantu batari babashije gupfa neza. Nagize umugisha mbona bwije imvura iragwa, nko mu gihe cya 8 saa 9 z'ijoro, mbonye ko nta muntu ugicaracara muri abo bari gusahura uretse imbwa zaje kurya abantu muri iryo joro. Imbwa urumva z'abaturage zahise zambuka ziza kurya abantu. Nkumva kubona amaraso, imbwa zikunda amaraso, zumvaga ko ari inyama nyine zibonye. Nyizimana akavura gatangiye guhitukamo gakeya, nibwo niyorosoye uwo murambo ndawusunika, ndangije mvamo ngenda buke buke, ntangira kumenya kwihisha mu bihuru. Ndibuka igihuru cya mbere nagiyemo, nasanze harimo abantu duturanye tuziranye. Mageze batica bugufi hatagira umuntu kubona, ati hano bari kuduhiga bimeze nabi. Burakeye tubayeho, icyumweru kirashira ikindi kirataha, inzara urabyumva ariko iturya, ariko burya inzara naje kubona iyo rimwe na rimwe nyambwira abantu ngo ni umuteto. Inzara ni mu mutwe, urumva yuzi ko hari ibiguhiga kandi bigomba kukwica, inzara uyishyira ku ruhande, nta nubwo ucyumva inzara, ubutekereza ku buzima ukavuga ati se inzara niyo nashyira imbere kurenza ubuzima bwanjye. Umutwe wawe wihugiyeho cyane. Urumva mbere umwana yarasonza agakarira kakibirya kumva ko atari atabaho, ariko urumva gutekereza ibiryo kandi uzi ko ntabwo bishoboka, nta nuwo wakugirira impuhwe. Ubwo icyo gihe twakibayemo n'abo bantu harimo abo tuziranye, tukibamo nk'ibyumweru hafi nka 2, 3 gutyo. Hanyuma bo bamaze kubona ko urumva akabana nikabuze, inzara yabaye nyinshi, tangira kwicwa n'inzara, tangira gushaka kurira, kumva mu nda harakurya, rimwe na rimwe ugacomoka ukajya gushaka ikintu warya. Ubwo ni mu bishanga by'abaturage, ukambuka ukava muri izari, kera bahitaga mu mupaka, ukarenga yenda uruzitiro rwa izari ukajya hanze ya izari gushaka ikintu warya. Ngo gushaka icyo urya ni ukuba wagera mu murima w'ibijumba ukabicukura, ukabona ikijumba, wagira Imana wabona nka 1 cyangwa 2, ukabihekenya utitaye ngo kiraronze cyane kironze cyangwa kireze cyane cyeze. Wagira Imana ukabona ibitoki by'amakashi, ukabihubura ku nsina, wabirya, wagira amahirwe ukabona utuzi ukanywa. Rimwe na rimwe ndibuka ko nigeze ngewe kuva muri icyo gihuru, nambuka izari njya mu murima, nsanga harimo amashu, hari amashu yeze, ndangije nsoroma amashu ndayarandura nyine, ndagenda nicara ahantu hamwe, ndabanza ndayahekenya. Niba ibyo kuvuga ngo dukora ngo amasarade n'iki byari bitarabaho, abantu bari batarabimenya mbere ya jenoside, twari tuzi ko ishu nyine ari ukuyiteka. Ndangije ndandura amashu nkane, ndicara ahantu ndayarya, maze kuyarya mbona umugezi utemba, ndavuga ati bwo maze kurya mu nda hagiyemo akantu, kashaka ko ndabona amazi ndenzeho. Rero waragenda ugatega intoki, ugatega ibiganza, kumbi uko utega ibiganza uri kuyora amazi unywa, ukajya kubona ukabona ikiganza cyuzuyemo amaraso. Ubwo ntuzi umuntu biciye ruguru iriya bataye muri wa mugezi, ugatega gutyo ukanywa inshuro ya mbere, ukanywa inshuro ya kabiri, ukabona noneho uzamuye amaraso menshi kabisa mu mazi. Ibyo rero nta nubwo twari tukibere, twaranywaga ugapfa kunywa. Urumva niba yaje na mbere n'ubundi yararimo amaraso, ahubwo amaraso ya nyayo yari atarakugeraho.
wagira amahirwe ukabona uwo munsi hari ikintu ufashe. Ubwo rero nahise mfata amashu 2 nari nsigaje nyashyira abantu mu gihuru abo twari turi kumwe, nyashyira kandi kana twari turi kumwe, abandi bo bari bakuru babashaka kwihangana nako karayarya, ariko babonye ko twatangiye kugira inzara, bakuru bazi kwihangana buriya bataba bana ko bayagenda kose bazaduteza intera hamwe, bazasonza barire cyangwa nagenda intera hamwe mukurikire imwihorera avuga ati uyu mwana nakuntu yabatari kumwe n'abantu bakuru, imukurikire mpaka tuvumbuye. Baje agatotsi karadufashe tuza gusinzira njye nako kana, ba bantu bakuru baraduceremba barigendera, harimo abapapa n'abamama baraducika barigendera. Dukangutse gutya pakunda agatotsi kaba kagutwaye dushiduka turi twenyine, turavuga tuzabaho gute ko twagenderaga kuri aba bantu bakuru. Reka twihangane niko ubuzima bugomba kugenda. Turi babiri. Nyuma imbwa iwacu bashyiraho gahunda yo kujya bahigisha imbwa. Imbwa ziza kutuvumbura muri icyo gihuru. Tukivamo ariko tukivamo bucece. Tumaze imbwa hari ukuntu yavumburaga ikazemo kimoka yakugera iruhande ukamera nk'aho utabyitayeho ukagira gutya. Burya inyamaswa yose iyo yeretse ko nta mahano ufite ko byagenda kose irakureka kuko babona ko nta mahano yifiteho. Imbwa zinjiye mu gihuru ngo zituvumbure dusohoke twiruke, zibona twiturije twihamira hamwe gutya, imbwa zirasohoka. Zisohotse intera hamwe zazoherejemo zibona ko nta muntu urimo, zirakomeza zirigendera. Turavuga ati rero nubwo ubona badushumurije imbwa byanze bikunze bari gukeka aha hantu. Urumva ubwo bwenge twigiraga ku myaka yacu. Reka twimure igihuru dushaka ikindi gihuru tujyamo. Tuba twimutse igihuru, tuba tugiye mu kindi. Natunguwe no gusanga muri icyo gihuru nimukiyemo harimo mama wanjye, n'uwo nakurikiraga n'unkurikiraho wari umuhererezi wacu. Numva ni amahirwe adasanzwe. Ndavuga ni wasanga yenda zambwa zaduhigaga ari amahirwe yo kugira ngo mbonane n'ababyeyi banjye. Ubwo wasanze bakiri bazima? Nasanze bakiri bazima, ariko nabo ubuzima bwarabariye nyine barahindanye. Numva ndishimye, mama nawe arishima kongera kumbona. Ndavuga papa sari he ati duherukana isonga ntago nzi uko byagenze. Basaza banjye se witwaga Emile n'uwitwaga Masabo, nabarambwe n'uwitwaga Emile, arabati bose nta numwe nzi amakuru ye, ariko barahunze nkuko natwe twahunze niba bataraguye muri zari. Ndavuga nta kibazo ubwo mbabonye niwo mugisha ngize. Nanone nyuma y'iminsi 2 icyo igihuru turimo nacyo barakivumbura, nongera ntandukana nabo burundu. Noneho tuba turaburanye, ariko nyuma gato urumva kutamenya ahantu twe twahoraga twihishe muri zari songa n'ubundi. Urumva uko biri kose twaterwaga n'abantu batandukanye, harimo abatuzi harimo abatatuzi. Umuziro kwari gusubira muri karitsiye aho dukomoka kuko burya ukuza abakuzi. Nuko tuburana gutyo, tumaze kuburana hashize iminsi intera hamwe zari ziza amayira ateye ubwoba. Barangije bashyiraho itangazo rivuga ko umwana w'umukobwa wese n'umudamu wahunze atazicwa. Icyo dukeneye ni umuhungu, nubwo yaba ari uruhinja rw'umuhungu w'umututsi ntago we dushobora kumubabarira, ariko abamama n'abakobwa tuzabababarira, twabababariye naho bari hose bigaragaze. Ntago ibyo twabitekerejeho, twatekereje nyine ko ari ubuzima dusubiye mu buzima, turigaragaza dusubira ahantu dukomoka. Dusubiye aho dukomoka nibwo nongeye nanone guhura na mama na babandi nanone tuvukana b'abakobwa. Turahura batubeshya ko bagomba kugira gute kutubabarira, dusubire mu byacu, dusubire mu ngo zacu. Ndibuka rero twigaragaje, urumva iwacu hari hasenyutse nta gahunda hafite, ariko inzu nini igihari. Barangije baratubwira ngo nimusubire mu byanyu. Urumva gusubira umuntu mu bye nta safuriya nta nkono nta kintu na kimwe cyo gutekamo afite, nta byo kurya. Amajoro 2 twaraye ku baturanyi bacu ahantu bitaga ngo kwa Nyedoma. Urumva narakoze ariko numva bahita. Baratugaburira baradusasira. Ndibuka ko ntaryaga amavuta y'inka, twahageze dusanga batetse inyama zirimo amavuta y'inka bazitogosheje. Ariko amugani ngo haryoha inzara, narabiriye ntago uwo mwuka w'amavuta y'inka sinigeze nkumva, narariye numva ntago nabimenye. Babimbwiye nyuma ati kutarya amavuta y'inka n'inshyushyu ntago nayinywaga, nanywaga ikivuguto. Byose nabimenye, nabiririye aho ngaho. Tuhamara iminsi 2 baraduherekeza dusubira mu nzu iwacu. Dusubiye mu nzu iwacu turahaba, tumaze nk'icyumweru turi muri iyo nzu.
nibwo umuntu yaje nanone aratuburira aravuga ati biriya bintu bakoze ni ukubabeshya bagira ngo bamenye umubare w'abantu bariho bamenye abantu barokotse ejo noneho hazaza igitero kiri simusiga nta n'umwe uzasigara ku musozi inama nabagira ni ukwigendera mukava aho hantu mama arabitubwira ati rero muze dukomeze ubuzima dukomeze urugendo rw'ubuzima biriya bintu batubwiye no kutubeshya ubwo twabashije kuva aho ngaho tujya mu Masaka ari hakurya y'iwacu turahava tujya mu Masaka ubwo rero abitwa ko batumviye bataburiye ngo bagende n'abatarabashije kugira umuntu baburira bose bagumye mu rugo baragenda barabacucuma koko bose barabica barabamara umuntu wagiye arokoka ku musozi wacu ni y'amana nyine y'umuntu butarageza ku munsi tumaze kugera muri ayo Masaka tuyabamo umunsi wa gatatu tuyarimo nibwo interahamwe zaje ari abagabo bane ndabyibuka barangije boherezamo imbwa nanone ngo zidukuremo imbwa zije rero zirakomeza ziramoka mama aravuga ati rero nta yandi mahitamo reka gensoke nigaragaze baba ari igihe bica ariko mwebwe mubiho dushaka kubyanga ati mama natwe ntabwo dushaka kupfa tubabarire wijya hanze ati hoya imbwa zamaze kutubona kandi zirimo ziratuvumbura nta yandi mahitamo nizikomeza kumoka baramenya ko ahantu harimo abantu kiza nuko nasohoka nkitanga mama yakunda kuvuga ngo nibura ntihagira umuntu urokoka mu bana banjye hazasigara ubara inkuru ubwo rero mama yarasohotse aritanga amaze kwitanga ageze hanze azamura amaboko aravuga ati rwose ninjye narindimo nimumbabarire ati nta bandi bari matiwe ati abana bawe ati babana bawe mwari mwarasubiranye mu nzu ati abana banjye bose barabishe barabamaze ati rese nabansohotse nimbwa ikankurikira yabizi ko harimo abantu ntihamemo atoke ati noneho ati ngwino tukujyane tujye kukwica cyo rero nyuma namenye nuko abo bantu bamufashe ku ngufu bose uko ari bane baramuviyoye bamaze kumufata ku ngufu ntibanamwishe bamurekeye aho ngaho bwije witwaga ko ari mukuru muri twebwe ubona akurikiraga nawe yarakiri muto cyane aravuga ati ngiye gusohoka ndi aho mama bamwiciye nimbona aho bamwiciye ati kuko bano bantu nabagome ati iyo bishe umuntu ntago bamworosa ati bamusiga yambaye ubusa cyangwa bakamusika nabi ariko icyo yatekereje ko bamuviyoye bakanamwica arangije arasohoka ageze hanze aragaruka arambwira ati nimuze mujye kumfasha mama aracyariho ntago bamwisha atari kameze nabi turasohoka turagenda tugeze hanze aho mama nyine bari bamuviyoreye dusanga nyine ni interi idafite imbaraga urumva abantu b'abagabo bane bose bamufashe ku ngufu urumva nta n'impuhwe bamugiriraga dusanga aracyari aravuga ati ikintu nshaka ati ni amazi yo kunywa ndumushaka amazi yo kunywa urumva kubona amazi byari bigoye mukuru wanjye yaraturushijeho akengeho gatoya yaragiye ajya gushaka umugezi hafi aho amaze kubona umugezi aragenda agongobora ibigongoboro by'insina kuri igitoki kisa nk'igicurika cyajeho kiba gifite ibigongoboro bimeze nk'agasahane aragenda arabivoma bibiri aza bitwaye mu maboko araza nyine mama turamwegura turamusomesha kutuzi atangira guhembuka buke buke arangira atubwira ati mwamfasha tugasubira hari ahantu twari turi atari ko ntituharare ngo buke ati kuko baketse ko hari abantu turamufata nyine urumva ukuntu twareshyaga n'ukuntu twanganaga ni kwa kundi nyine uvuga uti nibura ninamukoraho n'intoki arumva aragira morale turamusindagiza dusubira muri cya gihuru twari turimo niyo imaje ubundi itajya mva mu mutwe biragoye ngewe ubusanzwe sinshobora kumara icyumweru ntageze ariko umuntu niyumvamo ntageze umuntu mbibwira ariko ku bantu niyumvamo ati jenoside yarabaye turicirwa tubura abantu ariko ikintu nashaka kwibagirwa ni mama ukuntu bamufashe ku ngufu ari benshi ukuntu yatakaje imbaraga z'umubiri urumva nibyo gufata ku ngufu sinari nzi ngo ni ibiki ariko mukuru wanjye yarabimbwiye ati bamufashe ku ngufu abintekererezamo gakeya ati kandi bari abagabo bose n'ubundi babonye ntacyo basize baravuga atari bupfe nta n'umuhoro bamukojejeho ariko urumva imbaraga zabaye nkeya turamujyana tugeze muri icyo gihuru mu rukerera tubwira ati rero murabona yuko aha baketse ko n'ubundi basize batanyishe baragaruka baje kumuhorahoza nibagaruka baje kumuhorahoza bambure ariko n'ubundi barongera bashakira aha kuko imbaraga nke bansiganye bazi ko ntagera kure reke duhindure igihuru twari turi mu Masaka icyo gihe
twahinduye igihuru dushaka ahandi hantu tujya ku wundi musozi. Ku wundi musozi naho tuharaye ijoro rimwe interahamwe zirongera ziratuvumbura. Navuga ko ngewe aribwo naburanye nabo burundu, noneho ntabwo nongeye kubabona ukundi. Zituvumbuye turatatana, dutatanye yewe ngeze ahantu ndavuga ati reka njye ko hari abantu b'abavandimwe bacu ngira ngo ni babyara bacu mu miryango ngo bo bari barahamye aho nyine uko bavuze ngo bababariye abantu, bo nta muntu wongeye no kubahiga. Narazamutse, maze kuzamuka ngezeyo, ariko ubwo bari abadamu, abadamu babiri n'umukobwa umwe. Basaza babo nibo babanjije kwica abo babyara bacu, babanjije kwikubica abana bashyingura mu mirimo iwacu. Rero bo barababarira bavuga ko nta muntu n'umwe uzabakoraho igihe cyose bababariye abakobwa. Nazamutse njya ku musozi, bakimbona nyine bahita bambwira ngo ca bugufi, ngo unama, ngo dore interahamwe ziri ruguru y'urugo rwacu. Ngenda nunamye nk'ururinda, ngiye kubageraho nzi ko nyine bagiye kumpisha nabo ngo ndebe ko nabaho, kandi nabo barahigwaga. Bahita bambwira ngo umva ngo Mukesha, ngo Muke, ngirukanka vuba ngo utaduteza ibibazo, ngo twebwe watubabariye ngo uragira ngo tume batwica. Ubwo ibyo bintu byangiye mu mutwe, naravuga ati se kuki bagize imana yo kubabarirwa agiye ntibampishe wenda nabo barengeraga ubuzima bwabo, ariko nibura bari kunyereka n'impuhwe cyane ko banatekaga, bakavuga ati reka tubanze tuguhe ibiryo by'umunsi umwe nibura ukomeze urugendo. Nibwo nahise mbona ko abantu bose nta mpuhwe bagifite. Mpita manuka njyenyine njya mu rutoki rw'umukecuru wari mubyara papa witwaga Mukagihana. Maze kuhajya kwa Mukagihana nihisha muri urwo rutoki, ngwihishamo bugorobye, nabwo ndavuga nti reka mpindure, kuko ho hari urutoki ariko ruri mu ngo mu makaritsiye. Ndavuga nuko byagenda kose aho nta nubwo naharara. Ndimuka ndagenda njya ahantu hitwa kwa Debura. Ngeze kwa Debura ndavuga nti bajyaga bavuga ko niko nabyumvaga mbere ya jenoside ndumwana ko uwo mudamu witwa Debura bavuga ngo yabyaranye na papa nyine kumwe umugabo abyara hanze. Ndavuga ati uko byagenda kose hano byari byose bari bongerire impuhwe, ariko bo ntibahigwaga. Ndangije ndagenda ngeze inyuma y'urugo rwabo, mpita numva ijwi rya kana kari muri toilette tuzuye. Umva umwana aba ngo Rudomoro. Umva umwana ari mu mwobo, Rudomoro. Ni umwana bafashe ntibamwica. Ni umwana witwa Cyabitama w'ahantu bitaga kwa Masengesho, nabo tugirana isano ya bugufi. Baramufashe, ababyeyi baba bahunze, baramufata bamuta muri toilette ya metero nyinshi cyane ariko ituzuye, bataramara gufunga ngo bayikoreshe, ari umwobo ariko muremure. Noneho umwana akajya avuga ijwi rikazamuka ari karirike, avuga Rudomoro, kandi ubwo aho ari gutabaza ni iruhande, ni urugo rwegeranye neza n'iyo toilette n'uwo mwobo. Nuko byose nateze amatwi kumwubuze amajwi y'abana mwirirwana, nahise numva ko ari rya Cyabitamo. Ntacyo nari kubikoraho nanjye, no kugera muri uwo mwobo byari bigoye. Nahise nkomeza urugendo rw'ubuzima, tukomeza ndihisha, ngera ahandi hantu naho babasha kumpisha muri plafo. Bamishe muri plafo naho barara bamvumbuye, bamenya ko turimo, nasanzemo undi mugabo wihishemo. Plafo nayo tuyivamo, baravuga ati bamenye ko iyi plafo muyirimo, mugerageze muve muri iyi plafo kuko nabyo biri bubateze ibibazo. Plafo tuyivamo, yari plafo y'idari, babita idari. Kera abantu benshi bakundaga kubakisha imiseke, hari ukuntu bagenda bayiboha n'imishipiri, niyo bitaga idari. Rero iyo babyubakaga basigaga umwanya wo kwinjiramo, wo kubikamo ibintu runaka, kugira ngo yenda ari nk'ikintu ashaka kubikamo cyangwa utundi tuntu ashaka ko tugira sekirite yabyo, babibikaga muri plafo. Ubwo rero uwo mwanya bagenda basiga niwo banyujijemo. Njyamo ngezemo nsangamo undi mugabo, nsanzemo umugabo nsanga nawo twari duturanye witwaga Nyangezi, afite umuhoro n'ikote. Arangije bamaze kutubwira ko bari butuvumburemo, mu gitondo cyo mu rukerera tuvamo dukomereza mu rundi rutoki. Dukomeje mu rutoki, uwo mugabo abona nzamuteza ibibazo kuko inzara yaranjyaga, bati se nta nubwo wajya hanze kuri umupapa ukajya kunshakira n'ikijumba cyangwa umubate wo guhekenya? Akagenda akabinshakira akanzanira. Bwacya none se wasubiye ukareba ko bya bijumba bigihari? Nawe abonye ko ari ikibazo, ikintu nagireho icyizere ko atagiye burundu ngo mubure, nuko
birashoboka ko yagiye kubinshakira bakamwicira hanze, ariko nyine urumva nahise murakarira ndavuga ati koko umuntu w'umupapa nawe ane hano agende kandi twari duturanye. Icyambwiye ko yagiye burundu ntazi niba barahise bamwicira aho hafi, nuko ikote rye n'umuhoro narabisigaranye, yabinshyize iruhande nyine kugira ngo ngire icyizere. Guhera mu gitondo saa 3 kugeza ninjoro bigeza ku wundi munsi, bigeza ku wundi wa gatatu, ndavuga ati uyu mupapa niba batamwishe yabonye nzamuteza ibibazo arigendera. Urumva rero ngewe sinari guhamira iruhande rw'ikote n'umuhoro, intera hamwe yiza ari kuvuga ati kurya kakana nako gakirariza umuhoro karagira ngo kazatwice kirwaneho. Ese avuga ati ibintu ngiye kubita bitazankoraho. Ndongera niyemura igihuru, umutima wanjye waje kumbwira atari ko abantu bose nubwo babaye babi ubu ngubu ntago najya muri quartier aho mvuka nkareba niba urungirire muhini babona ntakibana n'ababyeyi nkasubirayo. Ko umutima wambwira gose nari nzi ubugome bw'abantu urwego bugezeho. Ubwo naragiye ngeze ahantu mu rugo, ahantu bitaga kwa Nyiragakara, bahimbaga kwa Nyiragakara, bari abadivantiste, urwo rugo iyo famille yari abadivantiste. Mu gihe ndi kuburuka mu rutoki mpita mbona ndabukwa umukobwa witwaga Mariya, yari umutampera babitaga bakusi. Mpita mbona uwo Mariya ni abantu basa nk'abitandukanije n'abadive, bavuga ngo ntibarya inyama ntibarya ibiki, n'ubu bariho. Arangije nyine mpita mbona Mariya ari gukura ibirayi mu rutoki. Arangije arambwira ngo ca bugufi hatagira umuntu kubona. Nca bugufi ngenda nkururinda ngeze Imana mbona mugezeho. Arambwira ati none se ati wanyu barihe? Ntabwo mbizi naburanye nabo. Mama wawe se ntabwo mbizi, bakuru bawe ntabwo mbizi. Buri wese ari kurwana n'ubuzima bwe, ntabwo tuza hano bari. Arangije arambwira ati noneho ati jewe ati urindire bahame hano hantu, ati musaza wanjye twanzaga Imana yabaye intera hamwe ikomeye nawe perezida wa bariyeri hano ku rusengero rw'Inyarugunga, ati n'abantu biwacu bose babaye babi, ati umuntu ukiri muzima nibura ni mama, niwe ugerageza kuba yakumva umuntu. Ati noneho wowe utuze urindire bugorobe bwire, ndabanza njye mu rugo neke musaza wanjye nzagaha Imana kadahari yagiye kuri bariyeri kuko ariho barara, nze kuza ngo utware. Nubwo naguhishaho iminsi 2 cyangwa umunsi umwe, iminsi iraba yicuma. Ati wenda nanakugaburira ukagenda niba uruhaza, nta kibazo. Urumva naryamye ahantu mu muringoti yansizemo, umuringoti wari urimo intozi. Intozi ni ikintu kiryana ku buryo kubyihanganira bigoye, ariko rwaramfata nkarukuraho, hazi izindi zikamfata nkazikuraho, kuko naravuga nimba mu muringo nkashinyiriza, nimba mu muringoti byanze bikunze barambona. Nahanganye n'izo ntozi, ubwo ngende ishotora mu musatsi, ku matwi, mu mazuru, mpangana n'intozi. Ariko ngize amahirwe y'amasaha abarageze yo kuza kumfata. Araza arambwira ati rero uceceke utuze, ngiye kugutwara bucece turinjira mu rugo iwacu. Urazi ko musaza wanjye nzagaha Imana urugo rwe n'urwo iwacu birafatanye. Ntago babaga mu nzu imwe, ariko byagabanagamo akantu k'agaporotayi gutya ariko karimo amarembo yinjira ahuza ingo zombi. Araza ahita mfata anshyira mu igitenge, antwara nyine gutya mu kwa, urumva namugeraga nk'ahantu ari gato. Tugenda bwombo no mu rugo iwabo. Tugeze mu rugo iwabo yahise nzamura nshyira muri plafo. Nshyize muri plafo masangamo umudamu n'umwana w'umukobwa turi mu rugero rumwe, yandutagamo gato. Umudamu ubona ukiri muto yafite n'umwana w'umukobwa bari muri plafo nabo. Hanyuma musaza we aza gukeka ko abantu hari abantu, rero agaza akabanga ariko ngo Mariya nge mpuhe zawe ufite ngo ubu nta batutsi bari iwacu, ngo kandi si mpamenya ko ngo abatutsi baba barahishe hano, ngo mama yaba bizi, ngo baba baranabikoze mu ibanga, ngo kandi uzaduteza ibibazo. Ati rwose ati ngwino ushaka tuse hari aho nguhishe iwacu kari hato, hari ahantu nguhishe, ati ngwino urebe. Rangije nzagaha Imana afata umunsi wo kuzaza gusaka iwabo mu rugo nyirizina. Umushiki we arabimenye, abimenye aragenda araza abwira wa mama n'umukobwa, ntago yari abazi kuko nabonye ntanabazi mu baturanyi, ntago bari abantu baturutse ahandi kure. Arabwira tumva rero musaza wanjye yarakaye pe, ndabizi neza ko na plafo ari buyinjiremo. Ikintu mugiye gukoraho kugira ngo amaraso yanyu azabwe muri uru rugo, nimugerageze mumanuke muri iri joro, mumanuke bukeya mugende muve hano. Ati mpamvu nshaka gusigarana no mwana wo kwa Bazarama, ati do urugo ku rundi turaturanye,
biragoye kuba namubonye nkemera ko ubuzima bwe bujya mu kaga. Mwihangane gufata abantu 3 nanjye ndabona ntakibasha kubijera, ariko reka mbe mpabane uno mwana dutura umuturanyi, kuko uko byagenda kose nta muntu n'umwe we wababona, nanjye ntawo ndongera kubona, nibura ku musozi hazaruko ku muntu. Ubwo burumva yarabohereje bwari uburyo bwo kwirwanaho, nayo ngo umusaza batamumerera nabi. Ubwo ngiye yaramanuye nkura muri plafo maze kohereza babandi ku gasozi, ngiye yaramanura arambwira ati hano hari umuvure bengeramo ibitoke, sinzi niba ubuzi. Ati hano hari umuvure waza ukawuryamamo. Kera abantu batagiraga intebe nyinshi zikwiranye n'abashyitsi bafite, bafataga umuvure bakawurambura muri saro bakawubika, hanyuma hejuru yawo bagashyiraho umusambi bakawicaraho nk'intebe. Arangije yobora wa muvure uriho umusambi, arambwira ati ryamamo, urumva uburebure bwanjye n'umuvure nari ndi hagati no hagati. Arangije abantu bakajya baza kubasura bakicara mu muvure mbyumva nk'ikaruma nyine, bwageza ninjoro akankuramo akangaburira, nkongera agasubiramo. Nahamaze icyumweru niba ntibeshye. Umunsi wose ukarangira uryamye kabisa. Nijoro yankuragamo ho gato, ariko yakumva intera hamwe ibitero bivuza akansubizamo, kuko intera hamwe nazo ntizihishiraga. Wenda Imana yadufashije no kugira ngo hagende haruko ku muntu umwe, ni bwa bwenge buke bwabo. Nijoro bagendaga bahiga ariko banasakuza. Ikindi abiwacu bo kuko aribo nabashije kubona babaga bakenyeye amakoma asharaguye, bakajyana n'imbwa zambaye ibintu bita amayugi intore zibyinisha zihamiriza. Noneho ubwo urumva uko bigenda bisakuza, ngo bo babaga bazi ko ari urusaku rwo kuvumbura umuntu uri mu gihuru. Ubwo rero nibwo namenye ko imbwa ziri kuvuza amayugi. Aravuga ati kabaye, bankura mu muvure, intera hamwe zita zinkura muri wa muvure nyine, ziramvumbura zirantwara, tujyana ahantu ngo kwicukurira biratunanira, ariko turagerageza. Akobo tubashije kubona badushyiramo n'uwo Mariya nyine, uwo mushiki w'iyo ntera hamwe. Ati niwe wahisha aba bantu, ugomba kujyamo nyine ukabiryozwa. Tugiyemo nyine ngo batwiciremo, intera hamwe ziba zibonye undi mupapa w'umupasiteri witwaga Mico, bati twabonye Mico, kandi Mico yasabye ko twamwicira mu rusengero. Ubwo icyo gitero cyari kigiye kutwicira ngo twishyingure, babonye umupasiteri bumva barasakiye ko bari baramubuze. Babonye n'inka zo kurya, hari ahantu bavumbuye inka zo kurya, baragenda baravuga ati tubonye inka turabanza twice pasiteri Mico, nitumara kumwica tubone kubaga ziriya nyama turagaruka kwica bano bantu nyuma. Ni nk'Imana ashaka kuturokora nyine. Ubwo rero nibwo Mariya yambwiye ati rero dire baragiye komeza urugendo rw'ubuzima, nanjye ntahe, ubwo sinzi Imana nitubeshaho tuzongera duhure. Ubwo nibwo natangiye gustaragoringa njyenyine, ndarahanirirwa ha. Ubwo nibwo bajyanye Mico kuko mu rusengero baramwica, nanjye njye hafi y'igihuru cyari cyegeranye n'urusengero rw'abadive. Bamwishe numva, bagabagaba n'inka ndeba. Barangije Mico icyo nibuka cyo uwo mupasiteri yarababwiye ati mureke mbanze nsenge, ndirimbe n'indirimbo yo mu gitabo. Arasenga aririmba n'indirimbo, bamwicira ku ruhimbi nyine kuri aritari. Bamwiciye ku ruhimbi birarangira. Nanjye mpita mvuga ati ubuzima bwanjye nuko butangiye, reka nshaka uburyo nirwanaho njyenyine. Muri ibyo bihe rero nibwo inkotanyi zafashe umujyi wa Nyanza. Intera hamwe uko zigenda zibivuga zibihwihwisa, nanjye nkarita mu gutwi nkavuga ati inkotanyi bavuze ko ari bene wacu. Ukumva bari kubivuga hirya. Nkumva bari kubivuga. Ndavuga nti inkotanyi ibyo byose ni bene wacu, ngize amahirwe, reka ngende mbiyereke niba bari ukubeshya baranyica, niba ari ukuntabara. Kuvuga ngo kumenya ko niba ibo barwanira ukuri cyangwa impamvu nari mfite ubwenge bwo kubimenya. Namakuru intera hamwe zavugaga turi mu bihuru tukayumva, ngo bene wabo ngo b'abatutsi ngo b'inkotanyi ngo bavuye Uganda, ngo baraje ngo bazabarokora, ngo reka tubice tubamare, ngo kuko nabo nibaza ntibazatubabarira ngo bazatwica. Ariko nyine bakavuga ngo inkotanyi ngo zifite ngo murizo utendera, ngo ikirizo kinini ngo n'amatwi atendera. Nkavuga nibyo byose si ubwo abo bantu tugirana isano kandi bavuga ko nabo ari abatutsi. Ntabwo niyumvishaga ko nyine inkotanyi zidafite umurizo. Ubwo ibyo bintu nyine mwarabyemeraga? Twarabyemeraga kuko buryo utarabona ikintu bumva ari ukuri. Ubwo rero nsubiye inyuma gato, hari abantu twahunganye duturuka muri za Risonga.
ababashije gukurikira Maître Sinzi Tarisisi, sinzi niba ujya mwumva cyangwa muzi. turamubona Maître Sinzi uriya ni umubyeyi wacu, tumwita ango, tumwita dadi kubera isano ry'ubuzima dufitanye n'ibyo yagiye akorera abatutsi benshi. Yabashije kubwira abantu barisonga nyine turi kwiruka ati abantu mwese mubasha kunkurikira munkurikire duhunge, kandi unkurikira ashobora kubaho isaha n'isaha. Urumva kuko n'ubundi yari umukaratika kuva kera, we yumvaga imbaraga ze zihagije kuba yagira abantu akiza, kandi Imana yabimufashijemo, ndamushimira cyane. Yafashe urugendo, abantu bamukurikiye ababashije gupfa baguye ku Kanyaru, abandi arabambutsa kuko yarokoye abatutsi 118. Yaragiye ageze ku Kanyaru arababwira ati rero buri muntu wese yambura umupira, mubange ikintu cyitwa umugozi muremure, udafite umugozi agashyiraho ikirere. Abantu urumva mbere ya jenoside nta muntu wari uzi koga, benshi bari bake, ariko Sinzi yari abizi. Abantu babashije kujya kuri uwo mugozi barawoga, ugize imbaraga nke z'amaboko cyangwa umunaniro yararekuraga agahita ajya mu Kanyaru, ariko uwabashije kubaho akawoga akawukomeza, bose yarabambukanye abajyana i Burundi ahantu hitwa Bunyari. Abenshi baramushimiye, abandi bamuha n'inka bamushimira ati niwe dukesha ubuzima bwacu. Nibuka ko banamuhaye n'umudari w'umurinzi w'igihango kubw'ibyiza yakoze. Ariko Sinzi rwose navuga ngo ari mu bantu bafashije Imana kurukora abatutsi bisonga ni Imana yamukoreye cyane rwose. Hari n'abo yabonaga batakaye babaroshyemo ari bazima, akoga akabazamura, batanga ubuhamya benshi uzabyumva. Rwose turamushimira cyane. Ubwo rero nkomeje ku byanjyeho gato, ubwo nabashije kumva amakuru y'inkotanyi, numva ko zageze i Nyanza, ndagenda ndakana ngenda mbundabunda. Ndibuka nageze ahantu hitwa mu Kivumu cy'i Nyanza, numva amasasu aravuze, bari guhangana na haduye, inkotanyi zari zahageze. Ndunama nunamye ngenda gake gake, uwo musirikare w'inkotanyi arambwira ngo arandemboza, arambwira ngo ngwino ngo ca bugufi, hari haduye zari ziri hakurya ye bari guhangana nyine barasana. Waramubonye amaso ku maso? Naramubonye, ni nawe wamfashe akaboko nyine arantwara, arambwira ati bite ni byiza, uvuye he? Mutekerereza byose uko byagendekeye. Nta kibazo wagize muvuga ati yaba ari nabo n'ubundi? Nabitekerejeho, ariko numvaga guhunga mbihaze, nkumva ubuzima nanjye bumaze gusharira, kubona mburanye n'umuryango wanjye n'abavandimwe banjye. Ndavuga nti uyu munsi wa none ndumva ntacyo nkitekereza ku by'ubuzima, nibashaka nanjye banyice. Ko naranavuga nti ubundi ndamutse mbahongeye nyine nazabaho gutegeye nyine, nkumva ni ibintu bidashoboka. Ubwo rero yarampumurije n'ako gatima keza, ndakibuka ambwira ati ca bugufi, gutya ndi guhangana n'intera hamwe. Ndamubwira none se wowe uri muntu ki? Ati wowe utekereza ko ndi muntu ki? Ati rero ngiye ngize ubwoba, bari bambwiye ko inkotanyi zaje i Nyanza kandi ngo zizatabara bene wabo ayube twebwe b'abatutsi. Ati none ndakurebye mbona ku matwi ntago amatwi yawe ari manini, none nta n'umurizo ufite, none wowe uri muntu ki? Arasekamo gake, arambwira ati nabo amakuru barayumvaga, none se wowe utekereje ko ndi muntu ki? Ngize ubwoba ko waba uri intera hamwe. Arambwira ati ntago ndi intera hamwe, ahubwo twaje kubarukora, turashaka gukiza ubuzima bwanyu, nitugira Imana abo tuzabona nyine tuzabarukora. Ati ahubwo ati ngwino vuba ati nkujyane ahandi hari abandi bana. Yafashe akaboko arantwara anjyana mu kigo cy'imfubyi cy'i Nyanza. Oruferina cyari kirimo, nasanzemo abana 7, ariko bose benshi bafite ibikomere, batemaguwe, nta muti ntaki, hanuka kubera umunuko, nta buvuzi bari babona. Ubwo nanjye banshyira mu bandi bana, uko iminsi igenda ishira nibwo bagendaga batwitaho, batuvura, badushakira imyambaro, batwogosha, badushakira abarezi. Jenoside igenda irangira buke buke, twongera dusubira mu buzima. Wewe yarangiye uri mu Alfena? Yego. Ubwo nyuma rero ya jenoside urumva imiryango yabashije kubaho yanjye, ntiyabashije kuhankura, njya mu miryango ndarerwa nk'abandi bana. Umuryango wavukiyemo ntabwo twongeye kubonana, uretse abo baje kunkura mu kigo harimo mukuru wanjye wari warashatse, nibo babashije kuza kuntora. Ariko urabizi ko imiryango twagiye tuba mu miryango myinshi itandukanye, bamwe barakunanirwaga cyangwa bakagufata nabi, abandi bakaza bakagutora. Twagiye dukura tubaye mu miryango myinshi itandukanye, ariko ubuzima burakomeza, twarakuze, twaribarutse, dufite ingo kandi turitunze. Ubwo niba twumvise neza mu bantu bose b'umuryango banyu cyangwa abantu bose muje amaraso, umuntu mwahuye nyuma ya jenoside y'umukuru wawe? Uwo mukuru wanjye gusa.
kandi nawe impamvu atishwe ni uko atabaga mu rugo, ntabwo yabaga mu rugo, yari yarashatse. Jenoside yabaye abyaye rimwe. ubwo afite iyindi nkuru ku ruhande, yari yarashatse umugabo w'umuhutu utarahigwaga. yaramukavarinze bararokokana babanaho. Yego. Umunsi wa mbere muhura umuvandimwe wawe? Umunsi wa mbere duhura aza kumfata aho hantu nabaye nk'umuntu. Yabimenye ute ubundi ko muri abo bana twari turi kumwe harimo abari abaturanyi bo kwa mukuru wanjye, ariko barambonye ko twamusuraga baramenya. Hanyuma imiryango yabo yaza kubasura ikagenda ikabaza twabonyemo akana kameze nk'abari umuntu bawe, byanga bikunda niwe pe. Bagendaga bashakisha ubundi kwari ukuri, bakavuga ati ndebe muri iki kigo ko hari umwana we wacorokotse. Ibigo byabaga bizwi? Byabaga bizwi. Hanyuma urumva umunsi wa mbere birumvikana duhura, numvaga meze nk'ubonekewe, numva umutima wanjye ugiye hamwe, numva ndanezerewe. Ariko nyuma yo kuntwara no kundera naje kwagira ubuzima butari bwiza, birumvikana. Nibaza ko yenda tabe byari biturutseho, yenda no ko aho yashatse mpaba nabi, bingora bankoresha imirimo takagombye gukora umwana, bamvunisha. Bamwe baza kunsura bakangirira impuhwe bakantwara, banjyana mu wundi muryango nabo bakamvunisha. Ntago ari ibintu byari byoroshye. Nkagenda n'ibibazo byanjye nari mfite bya jenoside, urumva kwiyakira byari bigoye muri ako kanya ndi umwana. Naje kuhahurira n'indwara y'igifu ikabije, indwara igifu kidasanzwe kubera guhora mbabaye. Muri make nize primaire nyuma ya jenoside, ariko nayize navuga ngo nta buzima nari mfite. So ubwo rero nibwo jenoside irangiye abantu bagiye bamenya abantu babaho bari, nanjye nza kumenya ahantu hashyinguye mama wanjye nabo twavukanaga, abo twagendanaga b'abakobwa. Imiryango ibasha kubataburura ibakura ahantu bari tubajyana mu rwibutso, ariko abantu tutabashije kubona ni papa na basaza banjye batatu. Ibo mwagiye bamenya inkuru zabo se basi? Nta nimwe twigeze tumenya. Nta nabo bahunganye? Amakuru naje kumva nyuma, hari umusozi bita Mfukamiro wahitwa Igiseke, nibo bambwiye ko basaza banjye babiri baguye, ariko kuko ntabonye imibiri yabo ngo mbashyingure ntabwo nzi ngo nibo cyangwa si ubwo. Papa namubuze gutyo, ariko mu batanga ubuhamya ku rwibutso iwacu bavuga ko papa yari umusore cyane, ari muremure, arijeya. Urumva yarakiri muto cyane. Hanyuma ngo barahunze bageze hafi n'Akanyaru, ngabwira abantu bose bahunganye. Ubwo ni muri ya equipe sinzera abo yambukanye, hari n'abari inyuma ya papa. Bahageze ngabwira hari umugabo witwa Semana Justin w'umuturanyi w'iwacu aho nkomoka, niwe ujya utanga ubuhamya. Aravuga ati papa wawe abivugira ku rwibutso, nyine atanze ubuhamya, niho namenye amakuru. Ati cyo nzi nuko hari umugabo witwa Bazara Majanda Maseni twari duturanye, ati yabwiye abantu bose duhunganye ngo nimwiyambure imipira murundemo amabuye. Hanyuma uko bari kutwirukankana badutera imihoro, badutera amacumu n'iki, nugira imana ugasubira inyuma nawe ujye wohereza ibuye, bizaza bituma ucuma urugendo ugende wigira imbere. Ariko ntibyaduhiriye, aho niho babashije kwicira iyo miryango yose twari turi kumwe, harimo na Bazarama ariwe papa. Ati hanyuma ababashije kurokoka izo nterahamwe zahitwa kuri Nyiramageni, ngira ngo ubu ni mu karere ka Gisagara hafi no ku Burundi neza, hakora ku Kanyaru. Ati naho naburaniye na Bazarama n'abari bamuri inyuma bose, yabwiraga yakavaringaga ngo bafate amabuye birwaneho. Ubwo niyo makuru ya papa, ariko basaza banjye ari uw'imfura nta makuru ye n'amake nzi. Nta nubwo avugwamo, nta nubwo nzi ngo yaguye. Rero najyaga ngira ikibazo, ariko bitangiye kugenda bishira bukeya. Mu ntara y'Amajyepfo ahantu hose hari inzibutso, ngende umwe mu bantu babashije kuzenguruka inzibutso zose ndazizi. Uko baravuga ngo aha naha bazibuka, nahoranaga radio kugira ngo numva ahantu bazibuka, cyangwa niba hari izina nta nubwo nari nkeneye kumva izina. Naravuga abantu uko byagenda kose, wasanga ariho musaza wanjye ashyinguye, wasanga ariho papa ari, wasanga ariho babandi basaza banjye babiri baguye ku musozi bita Mfukamiro bashyinguye. Nahoraga njya kwibuka ku nzibutso nyinshi, mvuga nti uko byagenda kose wasanga arimo hano. Ariko ko ngenda niyakira byagiye bigabanuka, hamwe no gusenga Imana. Ni urugendo rurerure, rwari rugoye. Ngira ngo yaba atari Imana cyangwa inkotanyi nk'uko benshi babivuga, byari kugorana.
byari kugorana cyane kuko inkotanyi zadukuye mu rupfu, zadukuye ahantu hakomeye. Yewe njya ntekereza nkavuga ati uko twarokotse iyo harengaho nk'ukundi kwezi cyangwa ibyumweru bibiri byari kugorana kumva umututsi uzabaho, byari bigoye. Ntabwo ubona ubuzima bwawe mu minsi ingahe iri imbere iyo utaza guhura n'uriya mugabo? Biragoye cyane, biragoye cyane. Hari umuhanzi witwa Bonome nkunda, ni umushuti wanjye cyane, niwe ajya aririmba indirimbo yitwa ngo inkotanyi ni ubuzima. Inkotanyi ni ubuzima, tujya tujya mu bitaramo bye tugakoresha imipira yanditseho inkotanyi ni ubuzima. Nibaza ko impamvu avuga ko ari ubuzima buri wese akuramo isomo rye. Irya jambo muraryumva cyane. Inkotanyi ni ubuzima ni ijambo riba ku mutima wanjye ridashobora kuvaho. Numva ari ubuzima kuko iyo batadukura muri ruriya rupfu twari turimo, kongera kubaza isura y'umututsi byari bigoye cyane. Kubaza ngo ariko n'ubundi niyo interahamwe zari zigamije, baravuga ngo barashaka gutsemba ku buryo ngo umwana w'umuntu uzavuka nyuma ya jenoside ngo azajya ababariza uko umututsi yasaga. Ariko siko byagenze, abantu si bo Mana, Imana abashe kuturokora ifatanije n'inkotanyi ziraturokora. Umusirikare wese w'inkotanyi ndamushimira cyane aho ari hose abyumve, badukuye mu rupfu kandi ku munota wa nyuma. turashima Imana kubw'ubuzima bwawe, turashima Imana kubw'ubuzima bw'abanyarwanda bose muri rusange bagize amahirwe yo kubaho. Yego, turashima Imana cyane. Turashima Imana kubw'inkotanyi, turashima Imana ndetse no kubwa leta y'ubumwe yanabitayeho ikabakuza, ikabarira mu bushobozi buke bwari buhari, byari bigoranye. Mukaba mwaravuyemo abantu bazima, mukaba mwaravuyemo ababyeyi bacu, mukaba mufite n'inshingano zigiye zitandukanye mu gihugu, muteza imbere igihugu cyacu mu buryo butandukanye. Yego, turagushima cyane rero kubwo inkuru utanze kuri IM Rwanda. Twizeye tudashidikanya ko izafasha cyangwa izahugura n'ubwo imitwe cyangwa imitima y'abakiri batoya nkatwe tuba tutazi aho biva niyo bijya. Tukaba dushima Imana cyane ko akiri abantu nk'amwe bagifite igitije ubuzima kugira ngo batange ubuhamya bwabo bwigishe abakiri batoya. Ni iby'agaciro cyane. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane namwe kutwakira muri studio zanyu. Murakoze cyane ku mwanya wanyu, mukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeze kugira umutima ukomeye muri bino bihe. Murakoze. Murakoze cyane.